umukobwa yasatuye hano mu itako yandikaho ngo KIROSO kujyaho umuntu yifata umubiri akitobora hano ku itako hagana pembeni nyine kwaje bigenda bite do hano ngaha kuva hano kugira ngo hano nawe nundi bigaragaza nka welcome ni nko kumuha karibu urawe yaje abakoma yaje aje Kiro nukuri kwiyamamagaye KIROSO sindamona yicaye imbere akamera ngavuga ati muzamuze na runaka nkunda runaka niyo mpamvu gene mera kiriya miti ushobora kubihari azajya muzana amafaranga ntawa murye amuhahira mere kine bura bose nyine KIROSO zabarongora yigize impamvu ngiye buriya KIROSO nuko yansabye nkamwima buriya niyo mpamvu ngiye afite n'umutima uvuga gutya KIROSO bararya azazengurutsa amaso abakobwa batanu bose yatereze kavuga ati abakobwa se nimba basaba bakampa SAMANTHA akabatarama nta namucometse umuhungu akamusaba akamwima bakemera bagatandukana mbona hari igihe KIROSO azasubiza amaso inyuma kavuga ati umukobwa ni SAMANTHA kandi ndi hano uzabumbwira namutipe yaje kuntereta atumwe na KIROSO namubwira ati wegenda utereta n'umukobwa amubwire ko wamukunze ati ubundi umundira amaturu kuko ati numara kumurongora uzahita ukatira agasiha ati uzaba niho ati icyo ushaka cyose nzakiguha kuko urumva umutipe mani twicaranye twasohokanye arambwira ngo turyamane reka da arakomeza ambwira gushira umubiri urukundya ngo kandi ngiye mbishatse umusore ngiye bishatse ntabikore ngo munda haramurya imbere zacu rero murahabona umuntu ntago ari ngombwa kumuvuga cyane reka twumve ijwi ryiwe muratamumwibwira muraho Bakazi cyane ariko hari ukuntu uvuga musaraje nk'umuntu w'umupasiterine muraho cyangwa amapasiteri cyane ari amapasiteri ko byanjabutse amapasiteri harya ntaba ari umugore wa pasiteri tata utarenga umurongo kubera nyine kubera kuba mwivuga butumwa cyane ijwi ryarasaraye ariko nta kibazo ni kubera Imana yawe TV ntago twajya kure y'ukuri cyangwa tujye kure y'Uwiteka tangira dusengera nk'umwana w'Imana reka twubahe Imana dusenge yego data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje yuko uri Imana y'amahoro menshi misi yose yatambutse waraturinze urinda n'abakunzi ba yawe TV izi saha twongeye guterana duhumeka umwuka w'abazima turavuze ngo nuhabwe icyubahiro kubera kuri uwera turagutumiye tuguhaye karibu n'ikaze muri iki kiganiro kugira ngo witamurure nk'Imana ubane natwe iki kiganiro ndakwinginze kugira ngo kibe inkomezi ya benshi mu mitima bari bubashe kucyumva kigire byinshi gihindura mu izina rya Yesu urakoze cyane yuko wavuze yuko abagushikamijeho umutima uzabarinda uturindisha ubuntu bwawe uturindane n'abakunzi ba yawe TV ndetse uduhe n'iterambere rirenze uko twebwe nk'abana b'abantu tubitekereza urakoze yuko wavuze ko uduha ibiruta cyane ibyo tugusaba ibyo ubona byatugira umumaro kandi byaduteza indi ntambwe nubiduhera ubuntu bwawe kandi ubiduha n'abera bose mu izina ryera rya Yesu amen tubisabye twizeye ko turi buhabwe kandi dusaba bike ibyinshi kabiduhera ubuntu amen ikaze kuri yawe TV Samantha birakoze cyane amakuru y'iminsi sava ameze neza sinzi niba hari ukuntu cameraman ari kuzumigara utuntu n'utwapareye n'uduki turi mu menyo izi ni imbaraga z'amafaranga niko njya numva babyita niyo nuko muri hehe zituruka ninde mushoramari zavuye kure cyane ariko byose ni ukubera Imana ni imbaraga z'amasengesho turuze kubigarukaho ntabwo wenda wigeze ukubitwe cyangwa kimeze gutyo mu rukundo tugiye tuzi wenda nk'aba KIROSO wagiye gukomeza ngo ni inyatsi n'iki waba uri mu rukundo rushya ruri kukwitaho rugukubita icyo cyangwa nta rukundo ariko inyuma y'ibyawe byose hari imbaraga z'Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka kandi tubona ko bidashoboka hari Imana igihindura ibyanze guhinduka dukubitiraho ako karirimbo ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka hari agakorasi njye nkunda gutera icyo nkundira Imana niduha rubanda icyo nkundira Imana ni seriye nyine nyuma y'ibindi byose yanze kuduteza abantu Imana yacu ni seriye ushingira ku kitabateje rubanda ku myaka yanjye mfite ntabwo ari myinshi ariko none si mikeya aho ku myaka mfite ndi umwana w'umukobwa ntuye muri uno mujyi wa Kigali ntibiba bitoroshye
ariko Imana iraduhisha ikabana natwe ikatwimana ntitubure icyo kurya ntitubure amafaranga yo kwishyura inzu byose bigaca mu nzira zayo tukabona turi amahoro nicyo kintu nshimira Imana rero. Samantha, simpamanya nawe ko wenda dushobora kuba taraguteje rubanda ubwo duheruka kuganira kuri yawe TV, ikiganiro baragikurikiranye nubwo atari njye nagikoze ariko bariho baraza kukibona, wenda turaza kugisubizaho bakibone. Yego, kinariho baraza kukibona. Yes. Wavuze ko kugira ngo uze Kigali iwanyu iburasirazuba kugira ngo ufate icyemezo cyo kuzana i Kigali, hari umusore wafashe irembo yarangiza bikarangira bivuyemo akujabutse. Yego, ubwo ko Uwiteka ntiyaguteje abisi? Impamvu atabanteje abakobwa twakuranye cyangwa se urubyiruko tungana, abenshi babyariye iwabo, abandi mbese ntabwo bameze nk'uko ngewe meze muri kano kanya. Ikintu nshimira Imana yuko itanteje rubanda. Uwo musore afite kuba wenda yari kuba yaransambanyije akantera inda cyangwa akantera sida cyangwa akantera n'izindi ndwara nkangara, ariko byose ntabwo byize biba. Ibyo byose rero ni imbaraga z'amasengesho. Bivuze iki? Mu magambo ntibishoboka, Imana igikuramo ijambo rya birashoboka. Kandi tubona ko bidashoboka, Imana ihakura inzira. Byashoboka ko iby'urukundo byanze, ariko ntibikuyeho ubuzima busanzwe, ntibikuyeho nuko ubuzima buzakomeza. Ubu ndimo gushimira Imana yuko uwo musore nubwo yagiye pe yarambabaje kuko yaragiye, urumva ukunda umuntu imyaka 8 ni myinshi, akagenda akansiga, ni igikomere gikomeye. Ariko kuba yarasize nta kibazo anteje ku buryo cyazanteza abisi, ikintu cy'ishema kuri ngewe. Nta kintu urogoreta cyangwa nta kintu wicuza mu rukundo rwa nawe? Hoya, wenda wasanga mu byo mwapfuye. Nicujije ko wenda twakundanye Dany nk'umunani narayishyizemo imyaka 7 yose, Dany yangiza akankatana nzi kare uzaba umugabo wanjye, nicyo cyonyine. Ariko kubundi buzima bohoka uce bugufi, wenda wasanga mu byo mwapfuye ukomeje kukanda ko kuryamana n'iki, wasanga yaragusabye ko wamuha avance ukabyanga. Uri abarokore tugira ukuntu tugerageza kuvugisha ukuri kurenza abisi. Je ntago njya mbeshya pe, abantu benshi barabizi, ariko ntago ibyo byabayeho. Ariko nabisobanuye cyane n'abantu bashaka inkuru irambuye bazajya ku Gasaro TV bazabona true story y'urukundo rwanjye, nta kintu na kimwe ntavuzemo. Ntago aricyo twapfuye, ahubwo buriya ni kwa kundi nyine igihe cy'umuntu kiba kitaragira, hakaba ibyabyo bikarangira, Dany Imana ikazana ibindi bishyashya. Yego, dukubita tubangura urukundo heruka n'u Rwanda ni rwa Dany, uriya mutipe wankura anniversaire. Yego, ari rwo n'urwa Kiroso rwo yumvagamo cyane n'u Rwanda. Kumbaje ikibazo gikomeye. Iyo ushaka kuba umuntu ukomeye uhura n'ibikomeye. Shite kurasa kukubeshya. Uriya musore waje kuntereta yaje ari we wizanye. Arya no mu diaspora. Arakunda aba diaspora harantu bahurira n'amafaranga. Sinicyo ngicyo cyane, gusa Dany yaje yizanye amfitiye crash. Ariko ntirengagije ko Kiroso ninjye wagiye kumupropose urukundo. Yesu we. Bisobanuye iki? Kiroso naramukunze birenze uko wenda we yabitekereza. Nubwo byose byabaye. Ariko Kiroso naramukunze. Kuko utarakunze umuntu ntago wajya kumusaba urukundo. Wowe urabona mu muco nyarwanda ntago byemewe ko umukobwa ajya kwisaba umusore urukundo. Ariko kubona naragiye kwisabira urukundo ni ikintu cyari special, cyagaragara yuko ko bira bintu bindimo. Ntago najya kubeshya ngo mvuge ngo uriya musore ngo niwe nakunze cyane kurenza Kiroso. Kuko umusore sinjye njya kumushaka, ariko Kiroso shana mwikubyeho nubwo byarangiye ndaburije akaneza abantu. Ako Kiroso naramukundaga by the way. Warayamanitse wakuyemo amaboko, wakuyemo amaso. Shana ubu harigemba numva agatima kakire hariha. Uri umuntu wakunze kugira ngo azakuvemo biragora. Yego, dukubita tubangura wenda ose Dany byararangiye birimo bite? Sha Kiroso rero Dany Kiroso yabineyemo mani kagira inkuru abeneyemo ate rero? Kiroso uzi ko uriya mupango wa Dany wari urimo Kiroso mani cyane ntabwo bizi. Yishubu byagenze bite rero? Kagira inkuru. Uriya mutipe yaje kuntereta mani mba nk'aho amakuru. Uriya mutipe yaje kuntereta atumwe na Kiroso. Kuko Kiroso urabizi ko nagiye kumwaka urukundo, arambwira ngo agiye kubitekereza. Anari kuntindira mba nigiriye kwa Mbata official. Yego, abonye nagiye kwa Mbata batamukobwa n'ikirara. Ntanamwemera urukundo, agiye kundi mutipe. Yego, ati umukobwa arambabaje kanze mpite muteza abantu. Yego, ahita nteza Dany ambwira ati wegenda utereta n'umukobwa umubwire ko wamukunze, ati ubundi umundira amaturu kuko ati numara kumurongora uzahita ukatira agasiha, ati uzaba niho, ati icyo ushaka cyose nzakiguha. Ubu mutipe byarangiye nkatiye kubera Kiroso. Uwo mutipe yaransabye sanga nihagazeho, ndamwimye ahita nkatira kubyo yashakaga, yaramaze kubibura. ubwo nta kantu gatambitsemo ko Kiroso atizera kuri isugi? Kiroso nyine bana niyo mpamvu mvuze ko ndi isugi turi kumwe mu kiganiro araseka.
ahita atekereza ko yatanze misiyo akagira ngo misiyo yaciyemo uriya mutipe ashobora kuba yaramubwiye ati umukobwa namurongoye wempereza kashi zanjye twavuganye uriya yayamuhaga ahita yumva ko byabaye nyamara ntabwo byigeze biba ese ubundi kugira ngo Kiroso atange iyo misiyo Kiroso yageze agusaba uramwima ntabwo namwimye ko Kiroso ashobora kuba yarankunze wari kumuha ariko oya ntabwo bizi ko nari kumuha kuko ngewe ndiyubaha kandi nkubaha n'Imana indimo Kiroso ngo naramukundaga ariko ntabwo bigeze ku rwego rwo kumva ko naryamana nawe ako Kiroso naga wenda nk'umuntu burya Kiroso arankundaga umuntu utagira irari ntwamushaka Kiroso yakugiraga irari umva nkubwiza ukuri ikintu cyatumye nema ko Kiroso yankundaga Kiroso hari ikiganiro twakonye ku Gasaro nasabye umunyamakuru kaduhuza uzi ukuntu Kiroso yambwiye ngo mu buzima bwe ngo ni ubwa mbere abonye umukobwa umubwira amagambo meza y'urukundo nk'ayo mubwiye ngo reka muhe umwanya agenda bitekereza azansubize Kiroso rero ibyo byose nubwo yakoze biriya Kiroso yari afitemo akana ko kunkunda hari ukuntu uri kuvuga urukundo cyane ariko reka dukomeze no kwirari kuko ntago washaka umuntu cyangwa mubane n'umuntu utamugirira irari ryo njye naramukundaga pe bamugiriraga ku buryo numva ko yambera umugabo tukabana ariko ibyo bindi byo kumva ko twakishimisha mu buzima busanzwe ngo turaryamana ngo birangire no numva ngewe mfite tageti y'urukundo rufite intego umusore unkunda akanyubaha tukubahana kugeza kuri finali yego ako gaseke upfundikiye ufite aho ngaho mpaka azapfundurwa nande ubu mbikubwira aka kanya naba nkubeshye ariko bavuga ngo uko uzaba naho kujya ubwo reka ntegereze nduwe Imana yanjye ni naza bifite gahunda ko nkabona birimo neza bizavamo tuzabamenyesha arabizi ko yawe TV mwabaye inshuti tuzabamenyesha uracyabitsa ako kantu babwire ko ufite umuntu kabikiye wiya si ngombwa kubitindaho cyane ahubwo reka mboneho kugira inama abana b'abakobwa biyubahe bamenye indangagaciro zabo nk'abakobwa bifuza kuzagira ejo hazaza heza kubera ko buriya abasore ngiye bagiye banca imbere bijana nibyo bifuzaga ariko basanze ndi seriye ariko nk'umukobwa utari seriye ashobora guhita avuga ati nta kibazo neza umusore aza kubwira ati tugiye kubana nkura yaje yashyushye ngo ubukwe anniversaire yanjye niyo muntu wayifese byacitse nanjye mbona ko biri seriye ariko kumba afite misiyo to checking to making sure nta no muntu agenzwa n'iki ibyo gusaba nutabimuha ukabona aragiye utumenya ko nta muntu wari ufite hari abantu bumva iyi message utanze bakajya uvuga ngo wenda Samantha ashobora kuba atari muzima bajyanye n'icyerekezo turimo Samantha nta bushake agira runaka igihe runaka abyitwara mate ibyo nge ntago mbijyamo ngewe ndasenga oya ubushake bw'ubuzima gutya umuntu muzima agomba kugira ibyifuzo ubushake ni ukumva yuko igihe ninjiranye n'umuntu mu rukundo tugomba kwiha intego by the way nge niyo nicanye n'umufiyanse turi gufiyansanya tugiye gutangira urukundo ndabanza nkabwira ibintu nkunda n'ibintu nanga iyo mbisha atazabishobora ahita avamo ndavuga ati ngewe nubwo dukunda nkunda umuntu unyubaha kuza unkoraho iki ngo turyamanirwe ntabwo ari urukundo niba ukeneye urukundo rwo kuryamana nyasindimo niba ukeneye urukundo rwo kuryoshya rwo gusohokana n'iki sindimo ndi mukuru nawe uri mukuru nkeneye urukundo rw'uko twakubaka ejo hazaza hacu heza tukazari mu muryango tukabana Imana idushyigikiye ubwo iyo byanze ugatetesha nkunda guteta niba ari ikintu nkunda niba ari uko ntagize amahirwe yabyo sinakuvuga ngo nkunda guteta mva nkunda keya nkunda umuntu nyita nkunda umuntu nyere ku rukundo ibyo utabibashije urikomereza kugeza ubu ngubu wagiye mu rukundo na Kiroso ari wowe ubigizemo uruhare yego ujya mu rukundo na Dany ari we ubigizemo uruhare nubwo yari intumwa ese kugeza ubu ngubu nta numwe muri kumwe muri bo ubu ngubu ukurikirana urukundo rwandi cyangwa ukurikirana de cyane muri bo Dany yari yaje kuri misiyo yego ubu nta nubwo njye nkimubara cyane kuko urumva umutipe mani twicaranye twasohokanye arambwira ngo turyamane reka da arakomeza ambwira gushira umubiri urukundo ngo kandi ngiye mbishatse umusore ngiye bishatse ntabikore ngo munda haramuryango n'iki kwacinara Yesu sikugeza ku kintu kiganiro nkikanga habaze sheri ni wowe uvuze cyane undi muntu bikuvugiye sheri ntabirenze urabizi ndagukunda tugiye kubana nta kintu wanyima hatumva rero nkubwire baby waribeshye cyo suko neye cyo ndiyubaha niba warankunze ukeneye kuryamana nanjye unyange pe uyu munsi unyange ajya ku muhanda kuva uwo munsi uzi ko umutipe ntabwo ndajya kuvugana nawe ndamuhamagara ntiyitabe nageze aho ndarambirwa ndamureka ubu sinyivugana nawe ariko si ukukubeshya Kiroso banumva nkimufitiyemo crash ukuntu uramukurikirana ibyo byose nk'uko bivuze hari akantu ka crash karimo ntabwo nakubeshya pe makuru ki ya Kiroso kugeza ubu ngubu mani Kiroso naramututse
namwise imbwa wenda abantu benshi barabibonye ku kiganiro nakoreye ku isibo namwise imbwa ariko ntabwo namwise ko mwanzi ahubwo cyose yaniraga umujinya kandi urumva umuntu ukunda mani iyo muri kuganira ibintu ukabona bidahura birangira wowe wumvisha ugize ikibazo cyose rero kuba namututse ntabwo namututse kubera ko numva ko bimvuye ku mutima wumva ko mututse namututse by'umujinya wako kanya ariko maze kuhava iryo joro ntabwo nasinziriye bayda buri umuntu wakunze urukundo baranaga ari ikintu nukuri sinakubeshya pe narajya navase koko Kiroso namwise imbwa cyandi kurota nkajya afata phone nkashyiramo ikiganiro mana numva ndasaze waranyweye iki nashina nawe ntabwo nyanywa inzoga pe imbaraga z'urukundo nywa fanta imbaraga z'urukundo wababajwe n'iki nabaje n'ukuntu natutse Kiroso uwo munsi umwete imbwa wari wababajwe nyine no kubera ko namwumvishaga ibintu numva nashaka kubyumva Kiroso namusabye urukundo nifuza yuko twakundana pe tukabijyamo mbona komeza ncenga ngo nzamubwira ngo niyihangane ngo nategereje kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ndambiwe ndigendera ahita ngo ninzerereze yanyita umukira wa shitani nabikoze nko kumwishyura ngira ngo nanjye mubaze nko umukira shitani byarambabaje n'uwisabe byarambabaje nanjye ndavuga ati ni imwitimbwa uri umuntu w'umusore kumwitimbwa cyagitutsi kibabaza reka nzamukomera nanjye mwishyure kibe kimwe ubundi birangire ariko nza gusanga nakoze ubuswa habaho kutamenya cyangwa mugarukira nje kumusaba imbabazi ubu tuvugana ni cyagiye wamusabaga imbabazi nige wamusangaga iwiwe na Emi yes nibwo twarukana gukorana ariko no kugira ngo nza kumusaba imbabazi uretse n'imbabazi umva kimakana kurukundo bana niyo mubonye niyo atazima ariko bana namubonye sasa kwirarira ni kubi baramba numva agatima kakiri gutera ugira nimero ziwe ndazigira ejo bundi narazisibye ariko nta kintu bimaze kuko mu mutwe wanjye zirimo bana ndazisiba mu kanya nakumva mbishatse nkunya nkazisubiza mu waragerageza kumuhamagara turasara akara n'abarandinga ariko aragutinya buriya wowe ngo urakubita aho kujya cyo kora muhamagare ndashaka kuzaya mwandikira ka message kagasoma kandi ukariko kumuhamagara kabukora ahantu none aha rero mu buryo bwo kumwandikira turabizi ko nawe ari mu bantu bakurikirana yawe TV cyane ko nawe urabizi yagize ubutumwa butambutsa kuri yawe TV n'amakomenti arayasoma gira ka message none mwandikira kuri yawe TV Shakiro nukuri pe ibyawe byose ngiye ntabwo nakubera umwana mwiza ko nawe ntabwo wambere umwana mwiza nawe warambabaje kugira ngo nteze abantu ugende uvuge ngo ndi umukiriya wa shitani ndi umwana mwiza witonda ubizi ko navukiye mu kirokore arambabaje pe anyway nyuma y'ibyo byose byabaye nubwo nanjye nagututse pe ntabwo nabaye mwiza imbere yawe kuko urumva nta kintu nakurushije niba waranutse nanjye ngaza nkagutuka sinakubereye mwiza ariko byibura aho bigeze mbabarura unyumve wumve ko nta mutima mubi ngufitiye ugarukira ibintu by'imijinya bireke n'uburakari kuko ngiye rwose pe ndacyagukunda si ukubeshya Yesu we ntagarukira ubwoko bw'Imana none wiga ngo ndakubeshya kuri Kiroso ndacyamukunda ujye komeza kuri ako kajambo gutyo uvuze karacyarimo n'ubundi shano kuri karacyari kubeshya ni kubisi niye muntu uzi kuvugisha ukuri Kiroso ndacyamukunda hagati aho ngaho Kiroso hari ukuntu ari kujya ashinjwa ibintu by'ibyatsi ibintu by'uburozi ariko wowe umwihariko wawe n'abandi bakobwa kuri Kiroso we niwe waje kumwisabira urukundo ariko abandi yagiye kurubasaba sinzi niba wenda hari ukuntu ukurikirana social media ukaba ureba aho Kiroso ageze ubu ngubu urabivugaho iki kuri abo bakobwa we ararubasaba wowe wararumusabye agashinjwa uburozi urabivugaho iki bajya bavuga ukunda ugukunda kuko ukunda abandi ngo ese Kiroso abakobwa baramukunda pe iyo miti yo nanjye simbihamya ko ihari ariko ndabitekerezaho gute ndanabikeka gute nkuko mbona nyine abakobwa bose bamusariye kandi nta muntu mukobwa ndabona Kiroso yagiye kuri kamera ngo amupropose urukundo bose mbona baza ngo Kiroso reba nk'uriya mukobwa wamwiyanditseho manu uziko numiwe umukobwa yasatuye hano mu itako yandikaho ngo Kiroso kujyaho umuntu yifata umubiri akitobora hano ku itako hagana pembeni nyine kwaje bigenda bita do hano ngaha kuva hano kugira ngo hano nawe nundi bigaragaza nkawe uri kamu ni nko kumuha karibu urawe yaje abakoma yaje aje nukuri kwiyamamagaye Kiroso sindamona yicaye imbere kamera ngavuga ati muzamuze na runaka nkunda runaka niyo mpamvu nemera ko imiti ishobora kuba ihari simbyemeza 100% ariko ndabikeka umukobwa gusa kujyaho utabura umubiri akandikaho Kiroso ntabwo byoroshye Kiroso ashobora kuba yararuze uriya mukobwa uretse n'uriya no mu diaspora Jojo ni gute umukobwa Jojo Kiroso yamuriye amafaranga angana kuriya
atari yamenya ko umutipe ari kumurya amafaranga wenda njye yamaye Nintendo si menshi pe ariko nkura mu baby ko yahahurikiye Kiroso afite we yoherezaga mu madolari ariko ikintu nakakwiye kubwira Kiroso muri kano kanya na making sure a checking are mu bakobwa bose barimo bamwirukaho ari umuntu ufite urukundo nese niba abakobwa bane bose biruka kuri Kiroso njye nkaba ari njye wagiye kumupropose nko atenda gukunda kujya atagiramo akabazo bavuge gute umukobwa ashobora kuza kunyisabira urukundo bibaho ese wenda utitaye kuri yo tatu yanditse hano kwitako ura mukobwa bwo mubona ute karikira ni Marine uti ese umuntu muzima umukobwa w'umunyarwandakazi afite kwitobora iruhande rw'igitsina neza niko tatuwaje nabonye ishoye sinzi niba nabonye yari kumaka ari buhe ntabwo ndamubona yari kumaka ari buhe wari kamu ku gitsina nose ko ariho yashushanyije tatuwaje iruhande rwa sex n'ukuri ubwo ko kigewe nabonye ntabwo ndamubona vizavi ariko njye namubonye kuri social media niba nabonye yambaye kaso simbizi gusa ni iruhande rw'igitsina ngo Kiroso ni gute umukobwa muzima ashobora kwitobora umubiri akandikaho Kiroso umutipe bataranahura na rimwe ari ukumubona kuri social media baramukunda imbaraga z'urukundo na kuntu wakunda umuntu kuyaho witobora umubiri watanakubwira byo no guha rukundo wavuga ati shareka mpebe mwandikaho ra mutipe arankora ariko ntaramwemera ntazino bizanakunda yani Marine man kuko Kiroso yagize umutima akagarukira hafi akamenya ko abakobwa bose ari za Marine se bura ntambo wagiriye Kiroso njya mugirira impuhwe nuko atayanyumva reba nkakara agakobwa k'imusanze urindaye uzigara agakobwa k'imusanze kanyise indaya man kana rero ni muduhuza bazarebye nakoreye fani kugasa kavuze ngo iki karavuze mani bana mubashije ngese ngo bari abakobwa bose ba SAMANTHA ba Jojo ngo wabonye barushiki nije nabimubajije niwe urakoze cyane nshuti ya ngo bari abakobwa barushiki uzi uko yasubije ngo bariyanga ikintu mbarusha ngo nagataye gatoya ngo Kiroso ngo nagakunda ngo amataye abantu banini ese Kiroso kiragiye cyose twagiye kudiringa iby'urukundo yabona ko bitazavamo ako kanya azikakunda abantu batabona ndi munini se gutavuga ngo tubivemo uriya mukobwa ni injiji haye ngo n'uyu Musanze yewe shawura ni inzanga n'uyu Musanze ngo none ngo Kiroso ngo mukunda ngo bizagenda ute umva n'uyu Musanze kiro ugeze kure ariko ije nakubwira garura ubwenge kugiye koko none hari aho rwose uri kurengera uzi karakantu kuntu kavuze ari ikintu kavuze gituma ni isaha nsigaye ngiye ntinya Kiroso uzi ko kavuze waramubashije ngo bari abakobwa ngo kuki babarya amafaranga ngo bakemera ngo bafatute ngo barani indaya ngo ni ibigoryi ngo nta bwenge bafite ngo azajya barya amafaranga ngo anzanire ngo kuko ngaruhukira iwanjye ngo nakaya nko ngo Kiroso urumva niba ko Kiroso yazana amafaranga kwaje nyine araza uzibura kuruka ikintu sobanura bimo amagambo menshi haza nyine baragiye nk'umuntu wahashye basize iposho baryame bakora ibiki byose Kiroso ntabwo nyamwizera nubwo mukunda ariko si mwizera ariko fera attention uriya mukobwa agende gake kuko nyine turamuka duhuye ni umuriro azansana uburyo anyita indaya yatanze umuntu ujeje bundi mani uriyaje nyiranga ari uwa kane none yasaze afite amahane kwenza umugore wa mbere nanjye wa kabiri ntaravuga uwa gatatu uwa kane niwe wasaze mani ntago zaba ari imbaraga z'ibyo byatsi bya akosha Kiroso afite imbaraga we yewe data Kiroso afite imbaraga icyo cyo ntago nagishitiganya imbaraga z'icyatsi umukobwa wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ese azabashyira he mani ase wenda tuvuge wenda we ntago yigeze gusaba imibonano nkuko bivuga ese buriya tuvuge ko bari abonze bimeze bite uriya w'imusanze we bararyabona ko yarabivuze yavuze ngo ngewe ngo umugabo ngo yampahira ngo niyaje ngaruhukira iwanjye mbese ya Kiroso kuri uriya ni iyihe ni ukurongora no se hari ikindi ni ukumurya Kiroso uratwaziranye abakurikiyeho azajya amuzana amafaranga ntawe amurye amuhahira merekini buriya bose nyine Kiroso azabarongora yigize impamvu ngiye buriya Kiroso nuko yansabye nkamwima buriya niyo mpamvu ngiye afite n'umutima uvuga gutya Kiroso baragiye azazengurutse amaso abakobwa batanu bose yaterese kavuga ati abakobwa se nimba basaba bakampa SAMANTHA akaba atarampa nta namucometse umuhungu akamusaba akamwima bakemera bagatandukana mbona hari igihe Kiroso azasubiza amaso inyuma kavuga ati umukobwa ni SAMANTHA kandi ndi hano uzaba umbwira kambi twaze gakeya data Imana mfashe Kiroso nazabibone Kiroso sigaye mutinya byatangiye ari wowe agutinya umushwanyaguza bigenda n'iki kubyumva ariko amarira ashobora kuba yarashize mu gihanga noneho ngo uratuje sha nyine mbona Kiroso nagashyira amahane cyane ikiganiro duhetse gukorana ubushize kuri Kigali 250
nabonye ko biri nubwo yansize mu kiganiro ariko yahagurutse gishoje horaga gifite amahane nk'aya mbere ku buryo nakumva ko nagira imosiyo z'umujinya cyane ubu mbabariye atambabariye mba numva crash igenda igaruka. Niki wakora ngo Kiroso agaruke mu rukundo? Sinakora ubu ngiye kuzajya gusa ndamutinya kugeza kuri no curu sinanamuhamagara ariko byura ka message ako ko watangiye ufite amahane ubu ntiyaba ariyo nzira yo kuba wacisha bugufi none ukaba uzi ukuntu urukundo rutuma umuntu aca bugufi uzi Kiroso bwa mbere njya kumupropose ukuntu nsaba ko baduhuza yego nari niyoreje ku buryo umuntu wese abonye interview yashyizeho akadomo ariko nyuma uko byabonye byanze niyo cyagiye kinera umujinya ariko ubu ndimo ndiyoroshya ngo ndeko byibura byagaruka muri budu uko sigaye numva natazi wa mugani wiwe yego byibuze ugereranyije uburyo umuzi n'uburyo yajya mu rukundo mwabara abakobwa bandi bose batandukanye uwo byibuze wigeze ubonaho gakeya kuri story zabo cyangwa mu mibanire yabo ukabona harimo akantu kagasa n'agakundaho gakeya ninde muri bo? Ngiye gurisha ukuntu nabibonye nta mukobwa n'umwe Kiroso yigeze agirira crash muri ukabona none ari iki gituma wenda abakurikira cyangwa agaragaza ko ari mu rukundo nabo ashaka kubarongora no kubarya amafaranga no se hari ikindi reba kunje ari umukobwa mwiza uza amafaranga Kiroso amuriye urabona umukobwa mwiza nkuriya akava muri Canada ngo aje kurira Kiroso ariko Kiroso yubaho Kiro do hejuru cyane papa kabisa nukuri kw'Imana mutereye isara Kiroso yubaho umukobwa ave muri Canada aje kurira Kiroso mani zira n'imbaraga z'amafaranga nta rukundo rurimo cyane imbaraga z'umuti none Kiroso afite n'imbaraga z'imiti ariko ngiye mbona Kiroso yishakira no ku bintu nyine tu ko nkura w'imusanze aramuhahira nawe akamuha ku bintu aramubwira ati umugabo ataha iwanjye yego ariko uriya mukobwa by the kunyita indaya ntararyamana n'umugabo we ataramfatira mu kabari cyangwa ngagire uti nora niduhura we shazanyitege gira ibihe byiza wenda wakumbuza Kiroso byatuma agaruka mu rukundo kuri wowe n'uburanga bwawe mu mutima no ku mubiri. Ikintu cyane cyo kuvuga ngo mu mutima no ku mubiri nje n'inyuma physical appearance yindi umukobwa mwiza kandi ndiyubaha first of all ntago yemeze nk'abakobwa basazi bamwe bibera mu kabari uri umukobwa utanywa inzoga muri mujyi wa Kigali nashaka ajya yubaho ni bor umukobwa utanywa inzoga muri mujyi wa Kigali uzi utazinywa amezi 3 watangiye kuzinywa ariko ngiyewe byaranze umukobwa utanywa inzoga bafite ibitekerezo bizima kandi penye ifite ibitekerezo bizima byakubaka buriya Kiroso aba umuntu utekereza kure akara umukobwa bose bamwirukaho cyane nta mukobwa Kiroso yirukaho ntacyo mushinja niwe bamwirukaho ariko akoresheje amarangamutima ye ashatse buriya rwose yabona ko Samantha ndi umukobwa w'icyerekezo akagarukira hafi ubwira Kiroso ati Kiroso ibuka ibi bihe bihuta ako Kiro uribuka mbwira Sandrine ngo duhuze ku gasaro ukuntu havuze tukuririmbira amarira warise aragije sinshaka ko haririra njya kongera kugwa urabyibuka ubwo cyose nabona ko kana zahita yibuka ikiganiro twakoranye yaravuze ngo n'ubwa mbere abwira umunyamakuru wa Gasaro n'ubwa mbere mbonye umukobwa umbwira amagambo meza y'urukundo gutya mbabara nakomerekejwe mu rukundo pe ariko mpigiye gito baze mbitekerezeho iyo ntaza bitaza kunjabuka ngo nsarenge kwa mbata n'izina ry'Imana Kiroso aba yarankunze ahubwo ikintu cyatumye tankunda ese abona ko ndi injarajazi ariko nanjye si yari ngi ni iriya story yanjye y'urukundo yambayeho yatumye mera nk'umusazi mu mutwe yatumye mba crazy neza ku buryo numvaga ko ngomba gushaka umusore utadukundana ako kanya bigahita bigera kuri ntamubonye ako kanya cyagombaga guhita ari ikibazo niyo kintu rero cyabineye rwose Kiro naho ubundi tuvugishije ukuri we nawe nuzazanga nduzabibabwira tuvugishije ukuri warambwiye ati n'ubwa mbere umukobwa kubwiye amagambo nkayo iyo ntajya handisha uba waraje mu rukundo tugakundana ahubwo subiza amaso inyuma wibuke ibihe byashize katirekera aho ngo taza kurenga umurongo hari ukuntu wenda bitewe n'imyaka y'umwana w'umukobwa cyangwa wenda abiki gihe umuntu ashobora gukundana byo kuryoshya eka iyo ujya mu rukundo na Kiroso wari ufitiye intego ese ubu noneho umusubiye mu rukundo wari ufitiye intego kina ifite intego yo kumukunda ubundi tukabana tukagira urugo rwacu tukazagira ejo hazaza hacu heza nk'umuryango nta kindi nifuzaga sinifuzaga kuryoshya no kuryamana n'iki no nifuzaga urukundo ruri special ruzatwubakira ejo hazaza nyine hacu akaba papa w'abana bawe nawe nanjye nkaba mama w'abana be Imana iduhaye abana tukabyara tukarerana umuryango nta kindi Dany n'ubu ngubu rwose bibaye nk'ibishoboka nuko ntazi ko byashoboka bitewe n'ukuntu Kiroso nyine agira imosiyo y'umujinya ariko ngiye ku ruhare rwanjye Kiro bibaye ibishoboka
biragoye ariko arabyumva nk'umuntu mukuru arabizi cyane katurekera aho ngaho nta kintu mubwiye aho ngaho mubwira twasoza ikiganiro gerageza bose mubwira ako kantu biragoye ariko ikintu nambwira KIROSO ndacyamukunda icyo kintu cy'ingenzi namubwira nubwo rero byose byabaye pe ntabwo bikwiye ko njye nakunze KIROSO nuko nirwa mwirukanka inyuma ngo ampe imbabazi nuko nkimukunda nuko wenda atabasha kumekinga shuwa ngo arebeshe amaso y'umutima arebe neza ntamukunda ahora kwiruka kuri social media ngo imbabazi mupfukamira ndira amarira angana kuriya nakabe naramuretse akagenda ntabwo imbabazi ari agahato nkuko abafana bambwiye ati turakubabariye KIROSO mureke nakabe naramuretse ariko byibura iyo ngiye guhura na KIROSO niyo nawe ngiye kumusaba imbabazi numva hari ikindi kintu gihindutse mu mutima wanjye kiro nukunda cyagukunda pe nyuma y'ibyabaye byose nubwo mbizi ko ari wari mu ikosa aho ndacyagukunda ushatse rero reka gukomeza kubabaza umutima wanjye kandi urisha nkajya hamwe nkamera neza ko ngiye kujya kuri kano kanya njye numva nabaye nk'umusazi pe kandi kubera wowe KIROSO gira impuhwe nta kandi azagizigirirwa Samantha ihangane n'ubundi Samantha urukundo ruragora ho gakeya Samantha kumva ihangane nta kibazo ihangane n'ubundi kurira si cyo gisubizo cyabyo n'ubundi ariko ibyo byose n'ubundi azazenguka muri bariya bose wenda nawe kugereho nahe ariko azamenya ukuri cyangwa azagira amahitamo yiwe nta kibazo dukomeze twizere Imana nyine tunasenge urahari igihe Imana igindura ibyanze guhinduka igihe byazagenda neza kwizera kurarema kandi kurema gutera ibyiringiro reka twizere ko wenda KIROSO nakurikirana interview cyangwa usibye n'ibyo ngibyo unyura no mu gikari umuhamagara cyangwa umwohereza ka message kumuhamagara ntabwo byoroshye umwohereza ka message ubundi bindi wenda tuzamenya umusaruro wabyo kuri yawe TV murabizi ntacyo mwaduhisha muri inshuti z'akadasohoka bakunze ba yawe TV rero ntago byagakwiye ko wareba kino kiganiro utarakoze subscribe ngo utambuke utayikoze share comment urukundo rwubahwe kandi KIROSO nawe ni ukuri kw'Imana agira impuhwe kandi nawe uzazigirirwa urukundo ruratsinda kandi ukuri guca mu ziko ntago gushya murakoze rero munyarukire kuri yawetv.com musome amakuru azira ibihuha atariho ivumbi amakuru nakagaruka kuri yawe TV murakoze Samantha wakoze kubana natwe murakoze cyane